wabyumvishe bikamubabaza ambabarire yego wo kakomerekeje wese ambabarire mfite imbaraga napfukama ariko mfukamye ntago nava hasi ariko mfukamishije amavi y'umutima umuntu wakiriye message itariye ntabwo iri yari message yanyu ambabarire irangiza aka video na gace baciye twari turi kujokinga n'abantu twari kumwe gasoza kavuga ngo rata nzabakumbura umuntu waba gafite kose azagafata gashyireho ntago gasoza kavuga ngo rata nzabakumbura kandi nari ndi kujokinga navuze kutwite mbese havuzwe byinshi ni umuvumo se twita ni umuvumo simbizi uri muri Kigali hano muri Kimironko ndashaka kurangira Umurisho Art Gallery n'ahantu heza wasohokera hari ubusitani ntuzaze wenyine ukunda ibikoresho byo mu muco nyarwanda ukunda imikino itandukanye imbyino Umurisho Art Gallery byose urabihasanga ikijumba cyokeje uragerutse hari amata meza y'umwimerere uheruka kunywa ikawa nziza y'amaraba irahari akarusho dufite Umurisho Tea ni hano Kimironko munsi y'isoko umanutse gake yo most welcome. Murabona rero ko turi ku kibuga cy'indege i Kanombe naho tuje nyine gutega umukozi w'Imana Pastor Mutesi amakuru dufite avuga yuko mu kanya gatoya araba asesekaye ahangaha turagira ngo tumwakire tumubabarize bya bibazo byinshi abantu batandukanye bagenda bibaza turi buze kuganira nawe mu buryo butandukanye turi kuri iki kibuga muri buze kuza gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkuko nyine muri mu bireba twavuze ko Iyobokamana TV tuzajya tugenda tubabera ahantu hose muri buze kumenya ukuri kwinshi kuraba kuri muri kino kiganiro tugiye kugirana n'uyu mukozi w'Imana kurikira nawe ntucikwe.
Yes, turi ku kibuga cy'indege nyine i Kanombe aho twagiye kwakira umukozi w'Imana Pastor Mutesi. Reka tumuhe ikaze rero mu gihe yaramaze atari hano mu Rwanda. Twishimiye cyane kongera kwakira Pastor, nikaze cyane mu gihugu cyawe. Abakozi Imana bamugisha Joe. Umeze neza? Ufite ijwi rito cyane. Mbere wenda yo kukubaza andi makuru navuga ngo Paul sana kuko ndabona umeze nk'umuntu utari yamboneta cyangwa urwaye, ngira ngo ntabwo nibeshya hari. Ariko ngiye numva yagakwiye kuba ari mu bihe byiza nk'umuntu uvuye ubwota amasimbi. Terwa n'ikikuvanye. Ndarwaye. Urarwaye? Urwaye kise? Bisanzwe ndwara nyine. Urugendo rwabaye ruhire, rwagenze neza. Rwagenze neza cyane. Yes. Ni Pastor Mutesi rero turi kumwe. Abantu barabona wambaye agapfukamunwa, bamwe ntabwo bari buze guhita bakumenya, ariko barakumenyera kwijwi, barakuzi cyane nyine, kandi birumvikana niba utari yamboneta ubwo hari impamvu nyinshi. Nambonye nambaye n'ingofero. Nibwo bwa mbere bakubonye wambaye ingofero. N'agapfukamunwa nakume byose cyarimo. Nta nifurebye gutya. Uvuye hese? Mvuye gutembera nyine. Okay. Igenda ryawe abantu babivuzeho ibintu bigiye bitandukanye, bamwe bati yagiye he, yagiye Canada, abandi bati yagiye muri Amerika, abandi ati yasize yabwiye abantu yuko atazabakumbura. Ariko wenda reka mpere kuri icyo ibyigenda ryo naho wagiye byo simbitindaho cyane, ahubwo reka mvuge kuri ako kantu. Ubundi uvuga ngo ntuzakumbura abantu, ni nabari baguherekeje wabwiraga. Kandi kose iyo umuntu abonye umuntu agiye kandi akabona agarutse nubwo atari yamboneta, ariko aravuga ngo urugendo rwabaye ruhire, rwagenze neza. Ubundi runo rugendo mwari mwagize rwari urwivuga butumwa, rwari rujyanye n'iki, rwari rugamije iki? Wenda reka bari byo duheraho gatoya. Joe, ntabwo nari ngiye mu ivuga butumwa. Nta nubwo nari ngiye gusura. Nagiye kwivuza. Wari wagiye kwivuza? Aha. Okay. Paul sana. Mu kwezi rero utarumaze mu Rwanda, ngira ngo ukwezi kuburiya kuruzuye. Kama buri ukwezi niko yenda kuzura buriya? Ukwezi kuri gushaka kuba kwaruzuye kurenza nk'iminsi mike. Ukwezi kurimo gutyo. Niki wari ukumbuye mu Rwanda? Niki bese wabwira abanyarwanda muri rusange? U Rwanda nyine urongera urugarutsemo. Niki urukumbuyeho? Cyambere nari mbakumbuye. Nari nkumbuye abantu. Ubwo abantu iyo mvuze abantu harimo umuryango wanjye, harimo itorero ryanjye, harimo igihugu cyanjye. Yego. Okay. Pastor, birumvikana umunsi ugenda hari akavideo twabonye katrendinze kuri kuvuga ngo sinzabakumbura ndagiye. Ese ni bande wavugaga? Na bari baguherekeje, na abanyarwanda muri rusange, ariko ngira ngo niba ari bo wamaze kuvuga ko wari bakumbuye, ahubwo umuntu yakwibaza kariya ka video ni iki gatoya wenda wadusobanuriraho. Ntabwo turi buze kugutinza cyane mu kukubaza ibintu byinshi utari namboneta, ariko wenda umuntu yagira kugira ngo abantu bashira amatsiko gatoya. Joe, ntabwo nje gusobanura cyane cyane ko nta n'uwo natumye kugaha abantu. Kari aka video ni agace baciye, twari turi kujokinga n'abantu twari kumwe, gasoza kavuga ngo rata nzabakumbura. Umuntu waba gafite kose azagafata gashyireho, ntago gasoza kavuga ngo rata nzabakumbura. Kandi nari ndi kujokinga n'abantu twari twibereye hamwe. Sinibaza umuntu wavuze ko ari message y'abanyarwanda byanditseho. Hanyuma se mwakabonye ngashyira kuri gira neza kariho ntanga ubutumwa. Ni iki gituma muvuga ngo ni message wahaye abantu? Hagariya bose ni abanyirabo kandi twari turi kuganira. So cyo kora umuntu wabyumvisha bikamubabaza, ambabarire. Yego. Wo kakomerekeje wese ambabarire. Mfite imbaraga napfukama, ariko mfukamye ntago nava hasi. Ariko mfukamishije amavi y'umutima. Umuntu wakiriye message itariye, ntabwo ari message yanyu, ambabarire. Okay. Irangiza ivuga ngo rata nzabakumbura. Ndumva gahari kuzuye katari kari. Pastor, mu rugendo wavuze ko ugiye uzamaramo imyaka 5 kuri uyu munsi ntago ariko navuga, ntago ari urunguru, ntago ariko navuga nzabakumbura imyaka oya kama
ntabwo yari mesaje yanyu, nta nubwo ari abo uyibariza, nta nubwo ari ibyabo. Okay. wari warigiye ugiye kwivuza nk'uko wari ubivuze mu mwanya uhise ugaruka rero, kandi n'ubundi ugaruka ukirwaye. Umuntu yakwibaza wenda izi ngendo uri gukora, kugenda kugaruka, n'ubundi bifite aho bihuriye n'uburwayi wenda, cyangwa ibyo wari wagiye kwivuza warakize, bimeze gute n'iki wenda wabitubwiraho gatoya? Ntago nakize ariko nizeye ko nzakira. Nagize ikibazo nkimenya hashize imyaka myinshi, nagize ikibazo mu Rubavu nko mu myaka 3 ndi i Burundi. Icyo gihe nari mvuye kubwiriza muri Eglise du Rocher. Mboneyeho no gusuhuza abakristo baho, umudamu wahoze ari perezida w'u Burundi, mama wabonye Imana iguhe umugisha, Sogo, Mukamisha, mwese ndabaramukije. Nari mvuyeyo rero nkomeza kugira ikibazo. Umudamu w'i Burundi witwa Mukamisha w'inshuti yanjye, n'umwana twareranywe, arambwira ati hano hari umudokiteri witwa Kivuye w'umuhanga cyane, tujyayo b'inzobere bashobora kubaga iyi ndwara. Bitekerezaho kuko kubagwa ngenda bizi, ni ibintu umuntu abanza kuganiraho n'umuryango. Icyo nakoze rero, nabasabye ko bampa ko gahunda zose zimeze nkazizana mu Rwanda. Babimpaye byose babizanye, ubwo operasiyo izabera hano mu Rwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo bigeze bakubaga, ariko n'ubundi ndabyibuka hari igihe bigeze bakubaga hano mu Rwanda, n'ubundi bifite aho bihuriye, n'ubundi nibyo bigikomeje ubwo ngubwo. Ibyo bigikomeje kuko kiragiye bambaga, cyari ikibazo kijyanye no muri uterus, ariko ntabwo ari uterus. Pastor, uri mu bihe rero bimeze nk'ibikomeye cyangwa bitoroshye. Operasiyo izaba ryari, bimeze gute kugira ngo abantu benshi baba bagukurikira bashaka kumenya amakuru yawe mu buryo butandukanye? Uraza urahitira mu Kanombe cyangwa bimeze gute? Wenda n'iki watubwira kuri ubwo burwayi no kubagwa kwawe? Ntabwo mpitira i Kanombe kubera ko umudokiteri ugomba gukora operasiyo akorera Faisal, ni umuzungu, ariko ajya akorera n'i Kanombe. Niba wenda uzi duke kuzi Icyongereza, hari ikibazo aho kiri ngaho kuri calculus in GD n'ibiki ni ibintu nk'ibyo kuri calculus kama ni mu byo by'imbavu n'ibiki byose. ni calculus ni GD. Ni ibintu nk'ibyo nyine ngira ngo abantu ntore sana rero nyine birumvikana ugiye gusubira ku iseta. Imana izabana nawe, abakunzi ba Pastor Mutesi aho muri mwese murebye kino kiganiro mumusengere cyane, dore agiye kubagwa. Iyo umuntu agiye kubagwa rero abari birebire nyine urumva bari hatari mbese. Pastor, urumva ntabwo ufite kugiye kubagwa? Umuntu agira ubwoba iyo ahuye n'ikintu bwa mbere, ariko iyo ari ubuzima asanzwe anyuramo, Imana yanyandikiye imbwira ko itagifite ubushobozi, niko nagira ubwoba. Ariko iyo nabonye cya gihe n'ubu nizeye kuyibona. Hari igihe wenda wibaza uvuga ati ese umuntu nk'umukozi w'Imana nkanjye ukorera Imana, uvuga amagambo ahembura abantu, wafashije imitima y'abantu benshi, n'ubu nkiyifasha, kubera iki Imana itankiza bino bintu wenda batiriwe bambagagura bene aka kageni? Mbese ngo ubyibazeho wenda witotombera Imana, ntabwo bijya bikubaho? Jewe nze kubabwira Imana irigenda, ntabwo yigenda, ibwira tugenda ariko irigenda, kora icyo ishatse. Abantu benshi baduhembura muri Bibiliya ni abahuye n'ibyago, ibyago byabo tubibyazamo umusaruro, tukumva ko bishobora gushyira ikindi cyo kora. Ntabwo nabikora
zangira ngo yambaye niba ari ibitenge niba ari ikanzu ari kubwiriza arira mbona titire iravuga ngo bambaze kenshi gashoboka yego yego ndacyumva ikiganiro nababwiye ko Imana ivugana n'umuntu mu rurimi yumva numva Imana ivuganye nanjye nyine mpita mvuga ngo Mana umbabarire ya nakanziga baramubazi kenshi gashoboka kandi ubu ngubu bari kuvuga imirimo yawe Imana iyibyemera nta n'ikidasanzwe n'ubuzima yego pastor umuntu ashobora kwibaza kandi ikindi mwemere ko abaganga ari abantu babana n'Imana Imana yankiza badashyize ku iseta yanankiza bayishyizeho kuko nabo bakorana n'Imana mu basha yabahaye bakabasha gukosora cyangwa gukura bimwe mu biba biri mu buzima bwacu bitari ngombwa. Pastor umuntu ashobora kwibaza Pastor Mutesi yarari hanze y'u Rwanda ariko yaragiye kwivuza none bibaye ngombwa ko azabagirwa mu Rwanda kandi abantu benshi bazi ko ibitaro byo hanze ari byo bitaro biba bikomeye cyane kurusha ibyaha. Nabisobanuye navuze yuko ngenda nagiye ntabwiye umuryango numvaga umuntu wese ndi bubwire arabibwira mama kandi mama agira ikibazo cya hypertension ku rwego rwo hejuru ngira ihungabana arampangayikira cyane nyine nk'akana ke kabucura ndabimuhisha rero numvaga bashobora kumvura hatagiyeho icyuma ariko banziye ko ngomba kubagwa ku iseta ni ikintu umuntu abanza kuganira n'umuryango kuko ndayizi ntabwo ari ubwa mbere nabanyigiye. Hari umupastor umaze iminsi avuga ngo Pastor Mutesi aho yagiye muri Canada azaza mu Rwanda atahe igiterane cyanjye kiraba uyu munsi nyuma ya saa sita turi kwibaza ese wabuje kubera icyo giterane cya Pastor Juste shakama bon iyo ngira imbaraga nari kujyayo ariko byanze nabuze imbaraga nari kujyayo ko Juste ndamukunda ndamwubaha n'umukozi w'Imana mugenzi wanjye kandi byarimo ari kurwanya ubwami bwa Satani niko kazi nge nawe dufatanije so rero imbaraga zanze ariko ndamutera inkunga. Ubu se Pastor nk'ubu ngubu umuntu ashobora kwibaza wenda nk'umuntu w'umukozi w'Imana usanzwe ugira amagambo ahumuriza abantu uri guhumurizwa n'irihe jambo ry'Imana wenda kugira ngo nurivuga wenda iri kuguhumuriza hari n'umuntu nawe uri mu bibazo nk'ibyawe cyangwa binaruta ibyawe wahumurika wenda cyangwa agaprofita iyo kazi uyu muntu ashobora ngo Pastor Mutesi mu bihe by'ingorane mu bihe byo kwitegura kujya ku iseta mu bihe bitamworoheye aba ari gufashwa n'irihe jambo ry'Imana. Ntabwo yego wenda buri gihe buri kintu n'igihe cyacyo ijambo ry'Imana ritubwira ko hari igihe cy'amarira n'igihe cyo guseka igihe cy'intambara igihe cy'amahoro ngewe nzi ko ubuzima bw'umuntu bugirwa n'ibice bibiri iyo atari guseka aba ari kurira iyo atarwaye aba ari muzima iyo atishimye ababaye iyo atari mu miborogo aba ari mu minsi mikuru iyo adafite intambara aba afite amahoro. Rero ibintu byose bifite igihe ariko kugeza ku mwuka wa nyuma nzahumeka akazi ka nyuma nzakora cyangwa nzavuga nicyo nahamagariwe wenda ijambo ry'Imana nabwira bamaze igihe batambona haba no kurigira neza ngira ngo abantu babona ko ibiganiro bimaze iminsi bihakorerwa ari kadusoma ijambo ry'Imana ribahereze rwose Abakorinto ba mbere 16 umurongo wa 14 haranditse ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Ibyo mukora byose ibyo mukora byose bikorane urukundo wumvise kandi ubwo no rukundo naba ndwaye navuga urukundo naba ndi muzima navuga urukundo naba ndi no kuyiseta ugira ubuntu kahagera ibyo jambo nzakubwira nzabwira abantu urukundo
ibyo mukora byose mubikorana urukundo byose hatabuzemo na kimwe byose harimo gusenga harimo kubwiriza harimo kurwaza harimo ibiganiro harimo kujya ku kazi harimo gutunga umuryango harimo kubana n'abantu byose mubikorana urukundo kubera iki ijambo ry'Imana rivuga ngo tubikorana urukundo turabana Imana yaremye turemeye imirimo myiza ku isi turi mu kazi nta muntu n'umwe waje ku isi nk'impanuka twese twaje ku isi nk'abantu bari mu kazi no kuvuga ngo rero no ku munsi wa nyuma wacu ijambo ry'Imana riravuga ngo ahirwa bapfa bapfira mu mwami umwuka ati baruhuka imiruho n'imihate kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje ibyo mukora byose mubikorana urukundo kuki mbivuga gutyo iyo turebye ijambo ry'Imana riratubwira ngo urukundo rurihangana rwihanganira byose rubabarira byose rwizera byose urumva no kuvuga ngo Mutesi mureba aha mureba ntago Mutesi yihangana urukundo nirwo rwihangana iyo ndufite rubasha kunkorera akazi rukatuma nihangana rwatuma mbabarira Mutesi ntago ababarira ahubwo urukundo nirwo rubabarira iyo afite urukundo rero agakorana urukundo ntuzabana n'abantu utababarira ntuzakorana n'abantu utabarira abantu turabanyamakosa ntuzakorana n'abantu utizera urukundo nirwo rwizera noneho Bibiliya iravuga ngo urukundo rutwikira n'ibyaha byinshi rugera no ku rwego niyo byanze ruratwikira atwikira ugatwerera ruratwikira ugashingira ruratwikira ukamuha ruratwikira ukamuganiriza ruratwikira ukamuvuga neza ibyo mukora byose mubikorana urukundo nugira urukundo uzaba umunyembaraga uzanesha isi umva uzaba ufite kamere y'Imana kandi uzaba umuntu udasanzwe cyane kandi nongera kubabwira ngo urukundo ntibaruvuga urukundo bararubona aho kumara imyaka 10 ubwira abantu urukundo uzamara iminota 10 ubereka urukundo yes Pastor muri ibihe wari urimo bitoroshye hari abantu bakoretse urukundo sha mana njyewe ntago nzi ukuntu navuga abantu njye Imana yampaye abantu ntuze kubabwira ngo muri iyi si hari abantu Imana yakuremeye utakwamburwa n'ikintu badahindurwa n'ibihe bagukunda ntacyo bahaye hari n'abazakwanga ntacyo wabakoreye abantu bawe Imana yaremye yahaye ibintu byawe barahari bari ku isi abo yahaye ibiganiro bazakuganiriza abazagufata akaboko abazakubwira ngo komera abazakwigisha abazatuma umuntu ukomeye abo ntaho bajya icyawe ntaho kijya abo ndabashimira mbikuye ku mutima bahorana nanjye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba amakuru yanjye n'ubu hari abahangayitse n'ubu hari abari kurira n'ubu hari abari gusenga abantu banyeretse urukundo Imana yanyeretse urukundo inyuze mu bantu nanjye urukundo abantu bampaye ngerageza nanjye kurufata nkaruhereza abandi nkanabwira n'abantu ngo bakundane urukundo ruraryoshye Pastor nyuma yuko ugiye hari abantu benshi bagiye bavuga ngo Pastor Mutesi ntabwo ari i Kigali arabeshya ntabwo yagiye ntabwo nabumvishe wenda ushobora kuba utarakurikirana icyo kiganiro nta n'ibyo nzanakurikirana nta nubwo mbifitiye umwanya afite umwanya wo kuvuza ubuzima bwanjye utuntu rwose kama bavuze byinshi bitandukanye utwo tuntu ni dutoya hari bavuze ko twite mbese havuzwe byinshi ni umuvumo se twita ni umuvumo simbizi ushobora kuza ukabaza kapiteni urumva ugasanga wenda ngiye gutanga za ngero zanjye Imana ishimwe ko bigarukiye ku muntu murimo murambaza ibibazo ndi mu wa gatandatu muri kumbaza ibibazo byo mu wa mbere rero warabona umuntu uri kurwanira intambara kuri esikariye ya 20 ukamubaza amakuru yo ku ya mbere intambara ndi kurwana ni kuruta utwo tuntu ni duto n'utuntu twa toto duto iyo ubona wenda uza gutya ukabona abamama beza abasirimu baje kukwakira n'ubwuzu wenda bitanga iki cyangwa bikubwira iki bigusigira kereka uwabyemera nimumfotorera abamama isi naje gusanga itoroshye mujye murekana ngo wane ngenye ariko intama mujye muzihorera banza ariko katubakubaza ubikubwira iki nyine Gitwaza yarabwirije aravuga ngo hari inshuti zanjye za rwihishwa nguriya muntu wamwanga wamukunda afite inshuti ze za rwihishwa zira ni inshuti zanjye zidahindurwa n'ibihe
dore ndi kubonamo umwe wavuze ngo nkunda mu mabara yose usibe ko tunikundanira cyane uriya we uriya we ni inshuti yanjye cyane yagusuhuje se muranasa barasa neza baramurasa sheri ngwino wowe unyambire barasa pe ngwino umpobere nta kibazo umva nawe ngwino babwiye n'abana bakaza oya baramubareke baracyari batoya mu ntambara sawa sheri ni Pastor Mutesi neza ugakora agapfukamunwa gatoya nanjye ndagukunda kubera ko twavuze ko abantu basa kugira ngo abantu babibone kuko bano bamama barasa bari bakumburanye cyane bari bakumburanye birumvikana Vora ni icyo amubwiye urumva jo uzijamba mubwiye kama urabona ko ari ibintu byiza cyane urabona ararize nuko bifite icyo bivuze mw'isi y'urukundo nk'uko yabivuga yuko hari abantu bamukunda ari mu bihe bikomeye ari mu bihe bigoye kamangira ngo ni ikintu gikomeye ariko wenda mu by'ukuri kuza kwiwe wenda nk'umunyamakuru mugenzi wanjye agira ngo hari ukuri kubiba byerekanye wenda kuba byaravuzwe mu itangazamakuru mu buryo butandukanye kuri zese Pastor Mutesi kandi ukwiye kugira aba bamama barasa cyane wenda sinzi niba tugiriraho umugisha mama Gadine akatuvugishaho gato cyane kugira ngo wenda abantu bamenye icyo turi kuvuga cyangwa kurira mama Gadine turagusuje cyane mu izina rya Yesu Kristo umeze neza urakura bizi yuko abantu bajya bavuga ko usa na Pastor Mutesi urabizi ndabizi batangiye kubivuga nka ryari 2010 urabyishimira rero yo bavuga ko usa n'uyu mukozi w'Imana ubifata gute umufata ute ni muntu ki kuri wowe tubonye umusuhuza tubona amarangamutima yaba we ararira nawe urarira habuze uhoze undi kamana nawe no gushyiraho n'akantu gabahoreze ngo barize ko bazabera reka byose abasirikare ku rugamba barasa kandi bambaye umwambaro usa kuba dusa rero nta nuko turwana intambara zisa iyo babivuze se bavuga ko umukuru ari tuzamutangaza tuzamutangaza tuzahera ku ntambara umukuru mu ntambara kuba rero tugusanze ku kibuga hano i Kanombe uje kumwakira birumvikana ararwaye n'ingenda arimo n'iz'uburwayi n'ubu ngo waje kumenyesha umuryango ibyo kubagwa kwiwe wenda uri kumusengera amasengesho ameze gute mbese uwikoreranye nawe uno mutwaro mu buhe buryo wenda ndabaza mama Gadine ntabwo tuvuga nuko Mutesi arwaye ko tuzi neza ko Imana iri mu kazi nafasha nkincara ko naranje kunanirwa Imana iri mu kazi Imana iri mu kazi ya gusoza Pastor naranje kunanirwa kandi Imana irazirikana basigenda bicara kanicare mu modoka namaze kunanirwa okay turasigara mama reka dusigarane mama Gadine ho gato ndabinginze rwose urekeraho nta bintu byinshi ni ukuri nta bintu byinshi tukubaza ubundi se ko wagiye muri video kandi n'ubundi dore biri kuri coding yes uyu ni mama Gadine turi kumwe ni umukozi w'Imana ni umuhanuzi ukomeye ni umuntu ni umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyokoze wanga cyane social media ariko abamama bose bagiye bangora kugira ngo bashyire kuri kamera bagiye bavamwe abantu bakomeye cyane na Pastor Mutesi urabizi ko ajya bitangamo ubuhamya Eliane nawe no yari yarakugoye cyane mama Gadine twishimiye cyane ko kwakira kuyoboka Mana TV no ku Rugendo TV umeze neza urakomeye ngira ngo nibwo bwa mbere ugiye kuri kamera hari kugana n'abanyamakuru ntabwo ni icyaha muzihana nta kibazo tweze ko dora twihana ibyaha byo gukora akazi aka kazi kagira ibyaha byinshi ariko Imana nayo idukiza muri byose mama Gadine ni muntu ki muri makeya wenda watangiye umurimo w'Imana ryari wenda ntabwo tugutindana turakubaza ibintu bike cyane bishoboka kugira ngo abantu wenda duteguze ikiganiro tuzakorana kuko ubwo utangiye kurunguruka ubu ngo bahane igihe uzaza ndiye nakije mfite imyaka 10 ukomereza naratangiye gukora umurimo w'Imana yego mu magurupe atandukanye mu bigo by'amashuri no mu nsengero ufatiraho rero wabatijwe mu mwuka wera ryari
96 itariki 26 uraribuka n'itariki 96 n'ahantu hari ubwo 26 z'ukwa 96 z'ukwa gatandatu itariki 26 z'ukwa gatandatu 96 za gatandatu gusa gatandatu kabisa twabatijwe turi abanyamabatizo 371 tuzura umwuka wera turi abanyamabatizo hafi 100 uwo munsi none atangiye guhanura no gusoma amandiko niho nawe impano z'Imana buriya hari impano zihatse izindi abantu benshi batajya bamenya ariko impano nziza ikomeye kuba ufite impano z'Imana ni byiza ariko kugira impano igenzura iyindi myuka ni ibintu byiza ubwo no kuvuga ngo umunsi wabatijweho mu mazi menshi ni nawo wuzuye umwuka wera ngira ngo ni ibintu byiza cyane utangira rero ivugabutumwa mu buryo butandukanye muri iri vugabutumwa cyane cyane abantu bafite impano nk'izo ngizo bahura n'ibintu byinshi bitandukanye noneho ko bufite impano yo kurondora imyuka rero aba ari ibintu bitoroshye muri iyi minsi tubona abahanuzi bamwe babatubuzi abeskoro ibiki byose ibyo bintu byose ubana nabyo gute cyangwa wenda iyo ubibona uba wumva umeze gute wena muri iyi si y'umwuka ubayemo kuko nzi yuko iki kirere cy'umwuka muri iyi minsi kitameze neza bitewe n'abantu bavangiwe ari benshi ubundi rero ku rugamba Joel reka tubyite urugamba ku rugamba habamo ibyiciro byinshi habamo abanyembaraga nyinshi habamo abanyembaraga nke habamo n'abanyantege nke cyane ntago rero navuga ngo abanyembaraga n'abanyantege nke n'abanyantege cyane mvuge ngo ndabitiranye cyangwa mvuge ngo runaka ni umunyembaraga cyangwa se umunyembaraga wavaje ntago natera ibuye wavangiwe kuko havangirwa uwari ufite ibintu bizima amazi atobama ariko yarabanje kuba meza ntago rero nabatera amabuye icyo nsabwa nyine ukubasengera gukora umurimo w'Imana neza biraryoha ntago nakishimira ko mwene data agira impamvu nyinshi cyangwa imwe yatuma kugwa nabi Mutesi umwe mu bantu bakunda abantu benshi mu buryo butandukanye bamwe bamuvuga neza bamuvuga nabi ariko kandi kugira amagambo cyangwa asa n'imitima y'abantu ntagiye wenda bamuvuga ukumva biguciye intege ukavuga ati uyu muntu dusaye inshuti yanjye ati noneho mbese ukumva hari uratentebukiwe mu rukundo ukavuga ati noneho ibi bintu bari kuvuga ni ibiki mbese bikagutangaza ni iki mbese wabwira abantu bamuvuga reka bari kuvuga nta muntu batavuga kandi burya nubona abantu bakuvuga ujye umenya kuri umunyembaraga ko nta nubwo wa depasa nta modoka nta mushoferi udepasa undi atamenyereye umuhanda reka tukureke wenda twari gatoya yo kuri iki kibuga ni umuntu ufite abantu benshi bamuzi urungira ngo bazatugusaba ngo tukuganire mu buryo butandukanye dukora nivo reka tugushimire cyane kuba duhaye no mwanya ukatuganiriza gatoya ukaba waje kwakira umukozi w'Imana mu bugenzi wawe Imana iguhereza umugisha kandi turibwira yuko nitwongera kugukenera kuko ndabiza kakazatuma abantu benshi bagusaba kugira ngo tukuganirize dukora nivuga butumwa mu buryo butandukanye ndibwira yuko hamwe no gusenga Imana tuzakubona wakoze cyane Imana iguhe umugisha nubwo ari nge mubonye ariko sinjye nyine ko turi kumwe n'abantu itime y'abamama benshi ni benshi nyine nuko bamwe banvuze bati banze twanabivuze mu kiganiro twanabibaje Pastor Mutesi ariko n'uburenganzira bwabo nawe kugira ngo uze nuko twakwinginze wemera no kuza kumusuhuza nyine turaprofita birumvikana ariko ni privacy y'umuntu irubahwa mu itangazamakuru niyo mpamvu rero reka tugushimire kubusarukiye abandi baje gutega Pastor Mutesi ukemera kugira gatoya utuganiriza Imana iguhe umugisha cyane